rule of thumb igomba kuba iri simple and readable. Nuga complicate ibintu niba utazi ibintu by'amakarazi, nuga kubaganye amakarazi. Nitwa Nakana Clay, barugambira ugeze hano kora subscribe kuko uzajya wiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Uburyo waribyaza umusaruro n'uburyo wakwirinda ngo utagushyira mu bibazo. Vuga ku bintu bijyanye na technology, ikoranabuhanga, artificial intelligence n'ibindi bijyanye nabyo. Niba ari ubwa mbere subscribe. Niba sanzwe uzahanga uko utarakora subscribe, please bikore. Ntucyorwe gusharinga, ntucyorwe gukora kuri comment, ntucyorwe gushyira kuri like. Urabona nk'utu dutambure dufitane imbere kuri slideshow yacu turi simple ariko amakarazi abari umuhanga muri colors, abazi ibintu bya colors. Thumbnail yawe igomba kuba ifite text na image. Text nkuko mubibona igomba kuba ifite ibiri clear kandi iri bold. Iyo bavuze bold ni ikintu kibyibushye. Ibyo gukomeza kudoreza ama text ananutse ntago biryoshye, nta nubwo njya nkunda kubibona kuri thumbnail. Thumbnail igomba kuba iri simple and readable, clear, isomeka, igaragara. Nababwiye ko ugomba gukoresha text bita sans serif, nuvuga ngo ni zidafite ibikabyo. Urabona nk'izi text nakoresheje muri slide iri imbere yawe nta bikabyo zifite, ni iranditse si ni si, nta tuntu turengaho tw'amatwi, nta kintu kimwe kirengaho. No kuri ahantu hose text yose uri kurira kuri table yawe, kuri screen yawe pardon, nta hantu hari amatwi cyangwa se ikintu kirengaho kuri text, nta bikabyo ifite. Iyo ngiyo niyo twita sans serif. Sans serif nta bikabyo igomba kuba ifite, kandi iyo ikoze gutyo igihe cyose thumbnail yawe iba ari nziza. Ikindi tugomba kwitaho nuko tugomba kuba dufite high quality image. Iyo udafite image iri high quality ntabwo biryoshya thumbnail yawe. High quality image ni image ibifite resolution niyo tubibarira. Ubimenya gute kenshi ko image ifite high quality? Niyo ugiye kuri Google ugasearchinga image, aho ndebere ngiye kudownloadinga high quality image third person. Abantu bose bari sad, ariko ni ihe ndi bumenya ko ndi buhitamo ifoto y'umuntu uri sad ndi bukoresha kuri thumbnail. Ikintu cya mbere ngo bakwitaho kwanza ni copyright first of all. Aya mafoto ubona ari utuntu tumeze ukunguku ziri license, ushobora gukurikiranwa uzikoresheje. Ziri utuntu ubona ahangaha kariho hejuru, urabona ko ishyizeho kaso batabwira ngo ni licenseable. Hanyuma maze gusanga atari licenseable, icyo ugomba gukora no kujya kuyisanga ahantu iherereye. Nutayisanga ahantu iherereye uzagira ikibazo kubera ko nago uzabona image iri quality. Akenshi nago uzabona image iri quality. Ni mukandaho gutya ndaza kuri image yiwe, ninshiraho kaso gutya ngende hano iburyo hari ahantu batabashyira size ya image. Iyi image ifite 800 ngiye sinayikoresha. Iyo nshyizeho kaso gutya nkashyira hano iburyo, hano hasi hari amagambo yanditseho, ari amagambo ni imibare ya size y'iyi foto. Ikintu kindi mpita ndeba, ese iyi foto ushobora kuyikoresha ntinere ikibazo? Ngomba gutamenya ngo iri kuyihe website. First of all, deja nk'iyi ngiyi iri mu nkuru y'umuntu runaka, sinshobora kuyifata kubera ko ishobora kuneza ikibazo. Ngombwa ngo iyi nkuru, iyi foto nyikoresheje nshobora kuzahura n'ibibazo igihe runaka. So I avoid nkigira kuri website ngiye menyereye pexels.com, niho nkunda kukura amafoto, cyangwa se Unsplash, imwe muri izo ngiye. Noneho nkashaki hano ho ifoto yose wakuraho iba ari high quality. Any picture uzakura kuri izi foto ziba zarashyizweho n'aba professional, ziba ziri high quality. Image yawe igomba kuba iri visually appealing, donc igomba kuba igaragara neza. Ikindi kintu mugomba kuba muzi, image ugiye guhitamo igomba kuba itriggering emotions. Emotions ziri mu buryo bwinshi, munabizi mwese. Hari anger, kurakara, hari igomba kwerekana umuntu arakaye bitewe n'inkuru uri gukora. Urabona nk'iyi foto ngiye nakoresheje, uyu mwana wifashe gutya ku gahanga, biragaragara ko ari afite ikibazo, afite akababaro, ni emotion. Uyibonye direct mutawumva ko iyo thumbnail iri gutanga amakuru ku kintu kiri deceiving, umuntu wabaye deceived, umuntu wagize ikibazo. Nuvuga ngo image ujya guhitamo igomba kuba igaragara, ijya kuri emotions z'umuntu. Umuntu ari kurira, umuntu ari kwishima, yazamuye amaboko, biterwa nyine na emotion. Nk'uyu mutipe uri kuri thumbnail iri iburyo, iri ibumoso, urabona ko yifashe ku gahanga, arimo kwibaza mu yandi magambo. So ugomba gutekereza kuri emotions mu gihe ugiye guhitamo images. Hanyuma ikindi navuga nanone kuri thumbnail, apart yo kuba ifite quality, ugomba kugendera kuri colors za brand. Izi thumbnail ni umuntu umwe wazikoze, ariko iyo uzibonye uhita ubona ko ari iz'umuntu umwe. Kubera iki? Zifite navuga nka theme imwe.
urabona ko zakozwe n'umuntu umwe, uzisanga bivuze ko ushobora kuba uzisanga kuri channel imwe, which is good ku mu designer cyangwa se ku mu YouTuber ufite thumbnail zikoze neza. Thumbnail zigomba kuba zifitanye isano mu visual kuzireba. Cyambere nk'unguyu amakara ziwe, urabona amakara afite icyo bita glow cyangwa ari brilliant. Kuba utazi gukoresha color wheel byakugora kugira ngo ubashe gukora thumbnail nziza. Hano color wheel ikintu cyambere dufasha ni uguhitamo color theme. Color theme ku bantu bakora ibintu bya branding cyangwa digital marketing, ngo n'amafoto ukoresha ugomba kujya uyatekerezaho. Ntugapfe gukora thumbnail wambaye amafoto ari ibintu byinshi kuko bizakuvangira gukora thumbnail ryose. Ikindi kintu ukenera kuri thumbnail yawe, ukenera amafoto n'ama icons. Ushobora computer, njya mbona abantu bashyiraho amafaranga utuntu twose. Hari website hano ushobora gukoresha ama icon yayo ntibaguhane, ziri free. Niyo mpamvu bambwira ikintu cyose uzajya gukoresha kuri internet uzajya ubanza umenye ko kiri free. Niba kitari free, be careful, ushobora gukubitwa rwose igihano. So be careful ikintu cyose uzakura kuri internet utavuganye na nyiracyo, uzitonde. Ngo nujya kuri www.flaticon.com hariho ama icons ushobora gukoresha. Zira website uzigiye ugafata image yawe ukayikoresha muri projet yawe, nta muntu kwirukaho, nta muntu kuvugwa ngo wamukoresheje image cyangwa ikintu n'iki. Ariko harandi ushobora kujya kuyifata bakaza kukubwira ati ishyura copyright. Ikifa ko kiri kuri internet gusa, ntabwo ari YouTube gusa yishyuza abantu, ahantu hose. Free icon akadomo io nayo iriho ama free icons ushobora gukoresha ku ma graphics yawe atandukanye. Ntabwo ari thumbnail gusa, n'ibindi uzashaka gukora kuko muzakenera ibintu byinshi. Muzakenera uduposters two gushyira ku ma social media n'ibindi. Ama image murazi ko nyakura kuri Pexels. Njyewe nababwiye ko abatabiza ari mushobora kujya no kuri Unsplash. Unsplash naho ushobora gukuraho ama images. Igomba kuba iri PNG. PNG ni image idafite background. Kugira ngo dukore image ho background dukoresha remove akadomo AI cyangwa se remove akadomo BG, ugakuraho background ya image uri bukoreshe kuri thumbnail yawe. Size ya thumbnail murayizi mwese cyangwa se bazasanzwe babizi, ni 1280 kuri 720. Niyo size yemewe standard ya YouTube. Nutabikoresha gutyo nshuti yanjye uzagira image yawe ifite karite idasa neza, niyo gwaba bakoresheje ama image asa neza, ntabwo bizaza bisa neza. Nitwa Nakanaclet, hano basobanura ibijyanye n'ikoranabuhanga, uburyo ribyaza umusaruro n'uburyo wenda ngo gushyira mu gihombo. Nizere ko video yagiriye umumaro. Mugabo ushobora kwisharinga, comment zawe ziri hawe ikaze muri bwa buryo bwiza bwo kubahana. Hanyuma ibyo dukosora nabyo turabyemera. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi vraiment. Abantu bambwira kurashika ndabashimiye cyane, muramirabiza imbaraga kubera ko birangora gukora video za YouTube kubera umwanya bisaba kurara muri studio akenshi umwanya mutoya, ariko I'm happy ko bitanga result zifatika zigaragara mbona n'amaso. God bless you all. Bye.